Dutangiriye hano muri salo imwe. Hari umuryango bari ku meza ndetse n'umugabo n'umugore bamaze ibyumweru 3 bashyingiranwe. Rero uno musore yaje gushaka umukozi, arangije amuzana hano mu rugo iwabo. Gusa uno mukozi uko iminsi yakomezaga igenda yicuma, hari ukuntu yagendaga agirana umubano udasanzwe na nyirabuja, ariko boss we ntiyabashije kuba yabimenya. Rero babaga bari no kurya mu gihe uno musore ari gukora amasuku barahanga ku meza. Boss ntamenye ibiri kujya mbere, kumbi icyo atazi umukozi yabaga ari gukorakora ku maguru ya nyirabuja nawe ayamuterekaho. Ugasanga nyine hari ukuntu umubano ukomeza ugenda ukura mu buryo boss atari kumenya. Abantu mujya gushaka abakozi, mwarangiza mukazana abakozi mu bakuru nyine wana kabisa b'abakozi mu ngana, ujye ubanza urebe se uyu muntu ntago muzanye ngo asimbure, ubundi niki kijya mbere. Reka twirebere. Ushobora kwibaza ngo byaje kugenda bite, uze kwireba uyisoze. Nuyigeza ku musozo uraza kubona ibyo uno musore yaje guhura nabyo, ndetse n'uno mugabo wikururije umusore bangana akamuzana mu rugo amuzanye nk'umukozi, nawe uraza kureba ibyo yahuye nabyo. Nagatangaza gusa ino video iraryoshye cyane kandi irimo n'inyigisho nyinshi, nuza kwireba ukayisoza iri buze kukuryohera. Banzira neza ko akazi kuri buto subscribe, ubundi tujye tubana umunsi ku munsi mu nkuru z'ubwenge kandi zifite icyo zigisha. Barahanga bari kurya, uno musore yitegereje ariko se sheri biti kutari kurya, mbona bisa nkaho hari ibintu urangariyemo. Ati oya baby nta kibazo, nuko yindi ibi biryo rwose biraryoshye cyane, uriya mukozi aba yabikurikiranye, aba yabikoze neza. Sasa n'umugabo nawe ati erega uriya muhungu usibye ko hari igihe ajya yigira ikintu cy'ikibwa kiri aho ngaho, ubundi azi gukora akazi. Kumva ko ari kumuvugaho, umugore we ari kumukorakoraho, umusore nawe ari kugenda akorakora ku bibero bya nyirabuja. Ubwo rero niba bakora ibintu nk'ibi ngibi boss ahari, ibaze noneho iyo adahari bigenda bite. Uburiri bwe wasanga babukiniramo bakabutereramo inyuma bakidagadura bishoboka. Kandi ibi ngibi ujye umenya ko niba nawe uzi ko ukora ibintu nk'ibi ngibi wa mugore we, ukaba uzi ko uca inyuma umugabo wawe ubinyuze muri izi nzira ukabikorana n'umukozi wawe, umenye ko n'ubundi bazagufata iherezo n'izigihari yindi bazagufata. Buriya baravuga ngo iminsi iratinda ikaba myinshi, ariko umunsi uba ari umwe ugeraho ugafatwa. Sasa uyu nguyu akaba ari kumukorakora. Buriya abagabo ni abana beza, ni ba no stress, uba usanga nta kintu bitayeho, we apfa kuba abona gusa umugore ari aho ngaho, ndetse abona bari kurya ibintu byose bimeze neza ari amahoro, we nta kindi aho umwanya ntago ababyitayeho cyane ko yanizeraga umugore we. Buriya rero urugo rutarimo no kwizerana hane nta nubwo runubakwa. Rero we yaramwizeraga, gusa hari igihe umuntu icyizere cyawe ugasanga uwo muntu wahaye icyizere ni wa muntu utagikwiriye. Nk'ukizere uno mugabo yari yarahaye umugore we, yizeraga ko umugore we atamuca inyuma, akamubona rwose nk'umugore wakataraboneka, akanamukunda cyane. Ariko umugore we ntago ariko yamufataga. Ubundi biba byiza iyo abantu bagiye kubaka urugo, uko umwe yizera undi nawe akamwizera noneho ku kigero cyo hejuru, kandi uko babyizerana nyine uko umwe yizera undi bikaba ari nako bigenda, kuko ukaba utamuca inyuma nta n'ikintu kibi wamukorera. Yaranje aravuga ati baby, ati rwose nari nkumbuye kuza ahangaha nkaba ndi kumwe nawe, nkaba numva aya magambo uri kumbwira meza cyane. Yaranje aravuga ati nanjye nari mbikumbuye cyane. Ati cyane ko ukunda no kujya no mu kazi ukaza kurya wenyine. Hari ukuntu nyine umugabo ajya mu kazi akajya ataha atinze, umugore rero gutegereza ngo baze gusangire, ugasanga nyine byabaye ibibazo bitose byamuganje, akaza gushiduka yiryamiye atanariye, umugabo yaza akarya wenyine. Rero n'umugabo yari yaramubwiye ko nazajya abona atinze gutaha azajya yirira, hanyuma rero umugabo nawe azajya arya atashye. Ubundi mu busanzwe iyo abantu bakimara gushakana ubu usanga nyine basangira batamikana ibintu nk'ibyo. Sasa uyu nguyu agacishamo agakubura, ukaba aribaza se kumbe cyari kirimo aho munsi, nta n'ibyo yari yamenye ko uno mukozi wabo ari hano munsi y'ameza, we ntabyo yarazi. Aranje aravuga ati uyu nguyu ari gukora iki hano se? Ati nyine uri kubona hari imyanda yari yatakaye, byabaye ngombwa ko aza kuyikora. Gusa icyo atazi twabonye n'ibindi biri kujya mbere watabashije kuvumbura, kandi ibintu bibi. Sasa umugabo akomeje kubyibazaho, yibaza impamvu umuntu aza munsi y'ameza gukora amasuku bari kurya. Uyu mugore yahise amupfukiranya, aranje aravuga ati umva wibitindaho sheri,
wibitindaho ndabizi yanagutera stress we byihorere, ahubwo reka tubatesheni ku byo turimo tuganira tunarya. Uyarangije aravuga ati erega ntugatinde ku bintu ahubwo wowe uvuga ngo tubireke gutya ibintu byose ukunze kuvuga ngo tubirangiriza ubu si iki cyaba ari ikihe kinyabupfura uri kumutoza wowe. Ati we ariko si umwana nawe ibyo tubyihorere. Sasa umugabo asa n'ubirakariyemo kandi asa n'ubitekerejeho, ariko uno mugore ntiyabitindaho. Uyarangije aravuga ati sha ndakwihanije n'ikindi gihe ntuzongere gukora ibintu nk'ibi ngibi. Sasa ndebera akamenyero k'abakozi. Uyarangije aravuga ati iki sobo kiri kombaza iki, ariko ntabwo yabivuze ngo yerure nyine avuge cyane, nibyo yavugaga yiyongorera. Ibaze boss aramutse arungurutse munsi y'ameza, yarangiza agasanga umugore we yateretse akaguru ku mukozi, ndetse umukozi ari kugenda agakorakora. Ibaze nawe ibyakurikiraho. Ndakubwiye ngo nuko ingo zisenywa mu buryo utari witeguye, kandi wari uzi ko ari ibintu wakoraga bidahambaye, ari ibintu bitarenze cyane, ugasanga urugo rusenye. Uyu mugore gusa niwe gashoza ntambara, kuko niwe warashakanye n'umugabo ukaba ugikomeza wikurura ku bantu b'abajene, ubikururaho bifatishwa mw'ubu buryo. Ikibazo kiba kiri kuri wowe, bisa nkaho utabuzi n'icyakujyanye. Undi umuntu agiye kubaka nyine abagiye kubaka itucukubiri na byanzererezi mwajyaga muhuza, babajene mwajyaga muganira mugapanga ibiki, abo ngabo ntago mukiri kumwe. Wenda jya ubavugisha sinkubwiye ngo ubiceho, bavugishe nk'ibisanzwe, ariko bitagiye deep nkuko mwabikoraga mbere utarafatwa. Erega uba warafashwe, nta n'uburenganzira uba ugifite bwo kujya kuvugana ibintu nabo byinshi birambuye. Ahangaha rwose bagasangira bari mu rukundo, gusa uno mugabo ari mu rukundo nawe ntabwo azi ko ari nyine ni umuntu mwihishemo. Wenda hari igihe uba ubana n'abantu ugasanga uzi ko muri kugendera mu nzira imwe, ariko ucunze neza ugasanga ba bantu ntabwo muri mu nzira imwe, kandi wabonaga muri kugendera ahantu hamwe. Wasa n'uwitegereza neza ukabona bamwe bakase hirya ku ruhande, abandi bakase hirya, ukabona ba bantu ni muri kumwe. Rero uno mugabo we yari atarashishoza ngo arebe ubundi uyu muntu turi mu nzira imwe cyangwa, cyane ko hari n'igihe umuntu aguhisha ingeso ze akazi guhisha burundu, ntube warabukwamo ukajya ubana n'umuntu utamenya ngo ni muntu ki. Wowe nyine ukaba ufite uburyo cy'umuzimo, ariko ubwo buryo bukaba butandukanye n'uko we ari byanyabyo. Sasa ngaho umukozi yabaga ari kumasa umugore w'umugabo sha atabizi, yabaga ari kumumasa. Bamuhaye akazi ko kujya ateka, agakoropa, agakora amasuku, ariko yiyongereyeho n'akandi kazi ko kuza kumasa nyirabuja. Kandi noneho agakora ataranakigiye. Aka kazi ubundi bisaba kujya kubyigira, ukaba ufite nyine na experience mu kubikora, ariko uyu ntabyo yigiye, nta n'ibyo azi, na buryo ki yabikoragamo ntabwo ari kinyamwuga, ahubwo we hari indi mpamvu nyine. Nyirabuja hari n'ukuntu yajyaga acishamo akamuha n'utundi dufaranga twinyongera kuko yabikoze neza. Ibi bintu rero mubimenye, muzafatwa one day, kandi nimufatwa ibizakurikiraho mube mubizi ko bitazababera byiza, bizabatera kwiheba, bibatera agahinda, ndetse muzanababara mpaka. Ntabwo mbateze iminsi, ariko mubimenye niba muzi ko mubikora namwe. Wa mugore uzi kubikora umenye ko kakubayeho. Hari n'abagabo rero usanga nabo babikora muri ubu buryo, ugasaba umugabo nawe niba hari umukozi w'umukobwa hari ukuntu bahuza bakagirana imishyikirano runaka. Rero nawe wa mugabo we niba uzi kubikora, menya ko umunsi umwe utazi ngo ni uwuhe munsi, kuri uwo munsi nagira nkubwire ko uzagaragara ukajya habona, ukajya habona isi yose ikakubona, kandi bizakubera bibi kurushaho, kuko urugo rwawe ntabwo ruzaba rugikomeje, ruzaba rusenyutse. Ubundi ibi bintu ni nabyo bya mbere bibi bibaho bisenya ingo z'abantu. Nibyo bintu bya mbere bibi ku kigero cyo hejuru bisenya ingo z'abantu, kuko niba umugabo agufasha umuca inyuma cyangwa umugore akagufata umuca inyuma, sinzi ibisobanuro utanga aho bikura. Ndetse buriya nubwo mwakwiyunga mugasa n'abatujemo gake, kariya kantu ntabwo kajya kabura muri we, wanagumya agatekerezaho. Sasa uno mugabo yumvise, yabonye umugore wari gusa n'urangara cyane bitewe n'ukuntu igikozi cyari kiri kumumasa, arikanga kose uyu mushenzi imbere yakoropiye hangana ko yakuburiye ahangaha ntabwo arasoza. Sasa uno mugore igihe abonye umugabo agiye kubitindaho cyane ngo abizamura bigira intambara, umugore agahita amubwira ati calm down baby, tuza nta kibazo,
mwihora akurikirana akazi ke nta kibazo, erega azi ibyo akora cyane ko ibintu akora ahanini simba nanabimubwiye. Ni umuntu mbona witora nkabona akoze ku buryo yakora ubugoryi nk'ubu. Uri gutekereza se basi ko imyanda ari gukubura iyo itari kuza ikagwa muri bino biryo? Baby, nawe ujya ukora ibintu bifatika rwose byumvikana kandi ibintu mba ndi kukubwira rega ni n'ibintu n'undi muntu n'ahandi hose azajya bazakenera kumubonaho. Niba yarabaye ahanga wenda n'ahandi azajya bazavuga ko yavuye kwa kanaka, wenda yahakoze ibintu byiza, yanahavanye imico myiza, wenda azanatahira ibyo. Ati baby, ndaza kubikosora ibyo ntugire ikibazo. Ati nanjye rega niko mufata uko ari. Kumbe icyo atazi hari ibintu bari kumusimba, hari ibyo bari kugenda bamuhisha. Umugabo ntiyabitindaho ariko ntabwo yabihaye umwanya ngo abihe igihe. Barega buri ibintu byose mu buzima hari n'ibintu nyine umuntu yirengagiza kugira ngo ubuzima bwe bukomeze bwicume kandi mu mahoro. Bimwe na bimwe ugasa n'ubyirengagije, ukirebera hirya ukanabona n'amakosa runaka. Ubundi ikosa ryose no ku muntu mubana byo, ikosa ryose ubonye akoze ntabwo urimuhanira ndetse ntabwo uhita unarimubwira. Habamo kwirengagiza ugasanga ukigira nkaho utabibonye, kugira ngo urebe ko nawe wenda hari ikintu ari buze gutekerezaho arebe ko yahindura. Sasa habuze gato nanone yari yongeye ababonye, cyari cyanateretse umukubuzo hasi. Ewana yaranje afata se uyu mukozi bitebye, niki kiri kujya mbere? Iki gikozi saa kimaze kubyimba, hari ukuntu bahuje na nyirabuja. Ewana barumvikana bisa nkaho bigeraho biryoshye. Ibi rero bigatuma atangira no kubahuka. Boss ati nagupiga amakofi wewe, nagukanda, nagupiga amakofi ubimenye. Asubo ndetse nkikora utuntu twanjye niki gusa. Boss aramusa gufashe uri kwikora nk'utu ngutu. Sasa hari abagabo bamwe na bamwe bakeka abagore babo, akabazi ko umugore bashobora kuba mukora ibintu nk'ibi ngibi. Yarangiza akagenda bucesha akigurira kamera, amatara ya kamera, hari amatara abakoranyemo na kamera ukuntu. Yarangiza akazana akestara utabizi, maze ukajya wikora utuntu nk'utu tw'amafuti, ukajya wikora utuntu nk'utu twa fake. Mu minsi mike ukazajya kubona umugabo wafite gihamya cyose. Guhera ku munsi wa mbere wabikoraga, akaza akakwereka video, akakwereka amachapter, uko byagiye bitangira, uko byagiye bikurikirana amasene ku masene. Yarangiza akabikwereka aho kaba kakubayeho, aho kaba kakubayeho. Ariko ibyo bibaho igihe nyine nawe watangiye gukeka umugore wawe utamwizeye. Ariko no mugabo cyane ko atakekaga umugore we, yumvaga ko atabikora, niyo mpamvu nawe atari kuzanamo ibintu bya kamera. Ati baby, ko ndi kubona urangaye cyane, muri mubiki? Ati we sheri, ntabyo rega, nuko nari ndi kumubwira ngo nagire vuba, sibye ko sinzi ibintu arimo nagirega biri kunshanga, biri kundenga. Ndi kwibaza ko bari gukora akazi ke, kandi nawe nkaba mbona mu kandi kanya uri kuza kubigiraho impungenge. Ahubwo nari ndi kwibaza ikibazo kirimo hagati yawe nawe, biri kunshanga. Akazi kari kugakora neza, ibintu byose ari kubitwara neza, cyangwa se nyine ntabwo ushaka ko abikora mumubwire yigendere? Byashoboka ko udashaka ko abikora, naho namubwira akigendera. Umugabo arangije arongera aratuza. Urara abagabo nyine baba bafite imitima ituje, yewe nari no stress, atabashaka gukaza ibintu byose. Yariturije, amuha amahoro yashakaga ko amuha, arabyihorera. Gusa umugabo, umukozi uranga ari kumasa, ari kumasa umugore we, ari kumumasamo gake gake ibirenge bye. Sasa hari ukuntu umuntu aba ari kugukoraho, warangiza nawe ugasa nk'ugendereye, bigasa nkaho wibagiwe ibiganiro wari urimo. Uyu mugabo yatangiye kumva ibyo barimo bavugana, umugore ari kuvuga ibindi bintu bisa nkaho atanahari. Umugabo arangije abatisha ko biri kose hari ikintu kiri kujya mbere hano. Ahantu hari ikintu kiri kujya mbere, sinizeye ko ari shyashya. Umva sha, niba ibyo waje gukora byakunaniye, vanga agenda gira vuba. Uri kumva? Vanga agenda koza amasuka amasanga. Ati baby, mwihorererega, mureka. Ati reka mureka ibiki, navanga agende. Aka kanya nakanje nawe ko kuganira. Yagakwiye kuba ari gukora muri hariya mu cyumba, yabuze ahandi hanakora amasuku ku buryo aza kwihambira hano. None ureba n'amasaha amaze,
sasa uyu mugore agacira isiri kino gikozi akakibwira tumva gumamo hano ariko cyo ntikimenye ibyo ari byo ati kora n'ahangaha. Uyu mugore we ntabwo akeneye ko uno mukozi agenda, ariko boss we akeneye ko uno mukozi agenda, ari kubona ari kubabangamira. Kandi koko muri aka kanya ni akanya bagakwiriye kuba bari gusangira baganira ndetse banavugana ibintu byinshi n'umukozi atagakwiriye kumva. Ariko umukozi urahawe yanze kugenda, yabaye ibamba. Gusa kuba ari kwanga kugenda ntabwo ari iyindi mpamvu, byose ni nyirabuja uri kubitera. Hari igihe rero ushaka umugore nk'uko ugasanga ibibazo byose uri guhura nabyo mw'ubu buryo niwe uri kubitera, ugasanga ewana kabisa niwe uri kubangama cyane. Rero basista bacu ntimukabangamira abagabo banyu, amina abagabo banyu, ntimukabangamira abagabo banyu, mujye mubaha agahenge. Oye koko uri kubona atari kumubangamira. Kandi nk'ubu ngubu iyo ibibazo bije mu nyuma ewana nk'uno mugabo ugasanga arabafashe cyangwa se arabavumbuye akavuga ati taha ujya iwanyu, usanga uteje ibibazo iwanyu, batangiye kuvugwa ati buriya baramwirukanye, byagenze gute, yananiranye n'umugabo, byageze gutya na gutya. Warangiza ugatangira kwicuza usaba imbabazi, uvuga ati mbabara sinzabyongera. Kandi waragize igihe gihagije, igihe gifatika cyo kuba wabihindura. Ukaba wagize igihe gifatika cyo kuba wabihindura, ntubikore. Ariko wowe kuri wowe nyine ukumva ntacyo bivuze, ugakomeza ukikorera ayo mafuti, ugakomeza ukayakora. Ariko n'ubundi ujya uzirikana ko icyo gihe kizagera ugafatwa. Uyakomeza kumubwira ati reka ngutamike nta kibazo, rega njyewe rega mba nanariye iyo mbona uri kurya, mba numva rwose bimpaye umutuzo, mba numva rwose mfashijwe, rwose mba numva nishimye. Gusa icyo atazi, hari igihe umuntu muba muri kumwe akakubwira amagambo meza, amagambo aryoshye, nyine ukumva araryoshye, ariko buriya amagambo ntahaba ahuriye n'ikiri mu mutima w'umuntu. Hari igihe ubona umuntu ari guseka kumva anababaye, ariko wowe utapfa kubishona ngo umenye ngo uyu muntu arababaye cyangwa. Ariko abantu benshi nyine dukunze kubona bari guseka tukumva ko bishimye, ariko ahanini ntabwo ariko biba bimeze. Uyu mugabo rero byaramurambiye, arangije aravuga ati mbese nkubone hanze gira vuba vuba, sohoka se nyine. Yakomeje kubona umugore we ukuntu ari kurangara, akabona ntabwo biri kumacinga, kandi nanone akabona umwanya byafashe uyu mukozi ari gukora amasuku hano munsi y'ameza, ni umwanya munini. Sasa buri uko uno mu boss yahagurukaga, uyu mukozi nibwo yasaga nk'aho atangiye gukora, ahubwo wakibaza ngo ari gukubura ibiki bidashira. Ako kantu nawe uri uno mugabo wakibazaho, imbere yahereye akubura ni ibiki bidashira ari gukubura. Umuntu akubura amasaha angahe ari gukubura ahantu hamwe atanahava? Uyu yaravuze atumva shaka, kandi umaze kumenyera, umaze kubyimba, reba inshuro zose nakubwiriye. Sasa uno mugabo yaragiye kumurya umugeri, aravuga ati gira vuba vuba vangagenda, gira vuba vuba vangagenda. Hari ukuntu umukozi nyine umuzana ari umuntu ukeneye ubufasha, akeneye akazi, muhuza ubona ari umwana wubaha, hashira iminsi agatangira kugenda kumenyera. Uyu mugore yashatse kubyitambikamo, yaravuga ati wapi, n'iwacu ntabwo byigeze bibaho, nta muntu wigeze umenyera kwa kariya kageni. Uri kurabona ari kumenyera, ariko ati baby tuza nta kibazo, ndaza kubyitaho wowe ntubigire cyo. Ati reka niba ari nuko nkuko ameze, atangiye kunyereka ko andenze, kandi ndakubwiza ukuri ko ibi bitamuhira. Iwanjye nta muntu waje ahangangwa ntegeke, ntago bibaho, nta n'undi wigeze ubikinisha, ntago ari uko twe turerwa, nta nubwo ari nuko tubayeho. Yaravuga ati baby ndikumva nyine arakurakaje, ariko ibi byose nabyitaho, humura nta kibazo, sibyo baby? Rwose ntubigire ikibazo, ndaza kubikurikirana, ndabyitaho. Kandi nyine ndikubona urarakaye cyane baby, uyu urakaye bari bibi, reka nze mwigishe. Ati reka nze mugire inama, mwigishe, mubwire ko ibintu yarari gukora atari byo. Ariko icyo no mu boss ataramenya nuko uriya mugore ari nawe umwoshya. Uyaraje aravuga ati genda ukibwire icyo kicucu gusa kidafite formule, ntazi ibyo gikora. Ariko arangije bitekereza, ariko se aba bantu ngo agiye kumwigisha, nabona aha nta kintu bari kumisha. Bya bindi nakubwira gati n'ubundi igihe runaka birangira bakuvumbuye, uyu nawe yarabiketse, hari ikintu bari kumisha uko biri kose. Reka nze ndebe nyagasani,
ubundi akagenda akagera mu cyumba akagufatira umuntu ubwo nawe urabyumva. Mureke tuyisoreze aha ngaha, ndabakunda cyane, gusa nizere ko nawe utazakora ibintu nk'ibi uriya mugore yakoraga. Ciao ciao, duhure mu kubutayi, inkuru zacu nakagaruka.